karere ka Kayonza mu mujyi wa Mukarange bari mu mashuri makeya kandi hari abana benshi barimo batiga usanga ngomba gushora amafaranga mu kubaka ishuri ariko cyane cyane n'ubu bagafitemo no kuba nafasha n'abatishoboye n'abana batishoboye nabo ndabafasha abana bafite ababyeyi ndabafasha ariko nanone n'abishoboye bakabigiramo bakajya amafaranga ashobora no guhemba n'abakozi. Ntangira ishuri natangiye mu mwaka wa 2008 dutangira dukodesha tuza kuva mu bukode ntangira kubaka mu butaka ntangira 2009 ubwo natangiye kubaka nubaka ibyumba 9 nzabona ibyumba 9 ariko nkomezamo kugenda ngura ubutaka nongera ngenda nubaka abo ngubu tukaba dufite ibyumba birenga 24 mu ishuri tukaba dufite sare y'abanyeshuri bariramo tukaba dufite bibliothèque abana basomera tukaba dufite icyumba gishinzwe ikoranabuhanga tukaba dufite icyumba gishinzwe gukurikirana umutekano w'ikigo cyo cyitwa control room ariko twatangiye na primaire tukaba tumaze imyaka 2 dufite na secondaire ariko turifuza ko secondaire yacu nayo itera imbere nkuko primaire yateye imbere ikarushaho gutera imbere noneho turacyubaka n'ibindi byumba kugira ngo twongere ariko twifuza no gukomezaho tukazubaka na kaminuza. Ibyo mvuga ndabivuga nk'ubizi kuko iri shuri ryatangiye jewe ntuye hano gusa nk'uko twatanguranye kuko umwana wa mbere yahize ubu arangije lycée de Kigali mu gatandatu numva ko iyi shuri ndarizi uwa kabiri nawe ubu ngubu yiga nurasi n'ubundi wa gatatu ubu ngubu yiga mu wa mbere hano numva iri shuri ndabizi. Inyungu rya mbere naribonyemo imyigishirize myiza bafite abarimu bakurikirana abana bafite abarimu iyo umwana babona atari karagenda nk'uko abishaka baraguhamagara nk'umubyeyi kugira ngo mufatanye ku mubyeyi mu bijyanye n'imyigire myiza kugira ngo ube wamugira inama mu gihe ageze mu rugo cyangwa kugira ngo bakubwire imyitwarire ye ngene ugomba gufashanya. Iri ni ishuri ryiza, ni ishuri turereramo abana bacu, ni ishuri ridufasha byibura ku rifite itandukanyirizo n'andi mashuri yandi tubona hano, ari haba mu burere, mu bumenyi, haba muri discipline, ibyo byose bitandukanye n'ayandi tubona hano muri Kayonza. Ifitemo itandukanyirizo kuko baryitaho bita ku bana. Hari akarusho cyane iyo umwana ari hano kuko icyambere baramukurikirana, icya kabiri umwana ntashobora no gusohoka igipangu, icya gatatu nta bintu bimasamaza aho ngaho ku kigo. Ni ukuvuga ikibuga cy'umupira kiri mu kigo, aho bidagadurira ni mu kigo, amazi aba aho ngaho, nta kintu cyatuma umwana asamara ari ngaho kuri kigo cyo twiga. Igituma ababyeyi bishimira kunzanira abana nuko ufata umwana neza ukamutetesha nk'aho wamubyaye, icyo akeneye cyose ukakimukorera. Rero uko uri gufata umwana n'umubyeyi cyangwa se n'umubyeyi mugenzi we akabwira mugenzi we ati hari umwarimu mwiza uzi kurera impinja, nawe umwana wawe nawe agiye gutangira garden ya mbere uzamuzanire okeya aho yigira. Imibare y'abanyeshuri muri rusange, abanyeshuri batsinda neza cyane. Ikituma batsinda neza biterwa n'ukuntu baba barazamutse hasi noneho bagira hejuru mu mwaka wa gatandatu bagahabwa ibintu by'ibizamini byinshi cyane bijya binyuranye, imyitozo myinshi cyane, noneho kugira ngo basubiremo byandi bize hasi, cyo gituma batsinda neza cyane. Kandi baratsinze n'umwaka ushize batsinze neza cyane ku buryo nta kibazo cyabayemo, kandi uyu mwaka nabwo bashobora no kuzatsinda neza kurikije nuko tuba twabaye hasi tubigisha. Ikigo twamurakira ni ireme ry'uburezi byo dutanga ku bana, tukabigisha indimi zose n'izindi activities zitari mu ishuri, twigisha abana nyine umwana akavayo afite uburere, afite n'umuco nyarwanda wuzuye. Dufite abanyeshuri bageze muri 700 muri primaire, 600 n'ijana muri secondaire kuva kuri musinya ya mbere kugera kuri tronc. Twigisha trianglophone, twigisha indimi zose, twigisha igifaransa, twigisha Kinyarwanda, dufite abanyarwanda bakigisha neza, dufite n'abanyamahanga bigisha Icyongereza. Ururimi rwose gushaka kugira ngo umwana yige,
turabwigisha cyane cyane icyongereza ko abenshi bo dufite muri iri shuri ni abanyamahanga kandi bigisha icyongereza gusa cyane, ariko n'igifaransa dufite abarimu b'igifaransa, dufite abavuye hanze nabo b'abarundi bigisha igifaransa neza n'ikinyarwanda neza. Muri sekonderi twigisha n'igiswahili nacyo baraciga, biga igifaransa n'ikinyarwanda n'icyongereza n'igiswahili, ariko muri primaire ni izi ndimi eshatu twigisha. Dufite muri siyansi muri sekonderi dufite abarimu bahugutse bize neza, bafite ba A0 bigisha kandi na material zose zo gukoresha za siyansi turazifite, ngira mwazibonye aho ziri mu tubati. Umwarimu agiye kwigisha bafite practicals, agenda akigisha abana bakazikoresha neza kandi impungenge biteye. Kuri OPCA ngira mwabibonye nta kibazo cy'ibitabo tugira, guhera muri garidiyene kugera muri tronc mu wa gatatu. Mu ishuri atirist byibuze riba rifite ibitabo nka 50 mu ishuri, kandi nta shuri rirenze abantu barenze 30 mu ishuri, so buri mwana agomba kuba afite igitabo kandi akiga neza agasoma yisanzuye nta kibazo afite. Umwana wize muri OPCA yageze imbere y'ikizami asanga ari usaba kuri secondaire mu wa gatandatu muri primaire, biba ari akarusho kuko bakora n'amatesti n'ubu mwaje bari gukora test. Twewe buri mwana y'abana bavuye mu rugo tuyita beginning of term, iyo batangiye mu gihembwe bagomba gusanga twabateguriye test yo gukora, bagakora iyindi. Dukoresha test nyinshi cyane kugira ngo umwana yageze mu kizame atsinde byimaze, kuko baratsinda cyane. N'abarimu mu kwigisha kubatoza kwiga neza kandi n'amanota mushamu yabona ko batsinda neza cyane, turabigisha pe. Imyaka 5 ishize ntatwe twabonaho grade ya 3, tubonaho grade ya 2 kandi naho abarema abana 5. Umwaka ushize twe dufite abana 88, ariko 80 bose baje mu grade ya mbere. Dufite abana 20 bafite amanota 5. 2018 twe dufite umwana umwe uri mu rwego rw'igihugu, umwana 12 baba mbere mu gihugu. Twe dufite umwe yabonye yamazeho byose ari umwana wa 8 mu gihugu. So kuri primaire ku myaka 5 ishize nta kibazo tugira, abana bose baratsinda bakaja mu bigo bya leta byiza, abandi bakaza mu kigo cyacu nyine cya secondaire ko natwe turagifite. Ibanga ryo gutsinda ni teamwork. Twe dukoresha teamwork, guhemba neza abarimu, ko umuyobozi w'ikigara bahemba duhemba twese, kandi no gufatanya no kuba dufite commitment yo kuba twumva dushaka gukora, tukaoninga twumva dushaka akazi. Abarimu bacu turakibatoza.